ibirari by'ubutegetsi, Afrika muri demokarasi, urugamba rukomeza, uburiganya mu matora, guta mu buroko no kwikiza abo mutavuga rumwe ngo urambe ku butegetsi, gusahura umutungo wa rubanda, gukoreshwa ku nyungu z'amahanga, ubutegetsi mu maboko y'udutsiko n'imiryango, ubugambanyi no guhirika ubutegetsi n'imvugo zigarukwaho kenshi mu kugaragaza isura y'ubutegetsi muri Afrika. Demokarasi n'ubutegetsi ku neza ya rubanda, guhangana n'amahanga agenzwa na politike ya mpatsi ibihugu, guteza imbere ubumwe bw'abene gihugu, gusaranganya imitungo no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ibi bikomeza kuba inzozi nubwo amateka atabura kugaragaza ko hari ingero zaho byashobotse. Kurikira ikiganiro ibirari by'ubutegetsi kuri radio Isango Star. Yaraje rwanyongarwa n'ikeko na rwangotanya ati ndishuti ya Rwabugi kuri Nyakarengo nabyaje akarambara ya Karemere Gakinyundo ati ndimoka bamba bagome mu gitondo akazabambura ingoma nkazabashebuja bakari ingana inyundo ewe. Kigeli wa kane Rwabugiri igice cya gatatu. Niwe mwami w'u Rwanda wahuye bwa mbere n'abanyaburayi ku rutonde rw'abami bategetse u Rwanda. Niwe wa nyuma wategetse atavugirwamo n'aba banyaburayi bari baje gukoloniza igihugu. Ni uruhererekane rw'ibiganiro n'intambara nyinshi yakoze, abanyarwanda bagasingiza ubutwari n'intsinzi zitabarika uyu mwami yabagejejeho mu gihe kitari gito. Intambara n'ibitero bya Rwabugiri n'ubihuzwa n'amateka y'u Rwanda kugeza amagingo aya. Yiswe inkotanyi cyane, ni ijambo n'izina buri wese azi mu Rwanda rw'ubu. Ku ngoma ye nibwo hashimangiwe imvugo ngo Imana yirirwa ahandi karutahamo. Kigeli wa kane Rwabugiri, intambara n'ibitero bya Rwabugiri igice cya gatatu mu biganiro bikurikiranye kuri iyi ngingo. Iyi ni Isango Star. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi. Ukigiramo uruhare wandika kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Rwabugiri yaje gusanga intambara n'u Burundi ngo nta nyungu u Rwanda ruzikuramo, ahitamo gushaka uburyo hatangizwa inzira z'amahoro n'ubwumvikane. Rwabugiri yatumye bigwa bishinze mwene migaruka ku mwami Mwezi wa kane Gisabo ngo bumvikane intambara n'u Burundi zihagarare. Birashoboka nanone ko mu myaka yari yabanje Gisabo w'i Burundi nawe yari yabanje gusaba Rwabugiri ko bahagarika ibitero n'intambara hagati y'ibihugu byombi. Bigwa bishinze yabwiye Rwabugiri ati, mba nkuroga sinteganya kwambuka umupaka ngana i Burundi. Hashize imyaka itari mike Abarundi nzi ubugome bwabo. Siniteguye kujya kwishyira mu byago mbagana ngo tuganire. Tuzahura turwana, ariko ibyo kubaganiriza rwose simbiteganya Nyagasani. Uwitwa Rubega rwa Ruziga niwe wemeye kwakira ubu butumwa, abwira Rwabugiri ko yiteguye kwerekeza i Burundi mu gihe bigwa bishinze yari yabyanze, agaragaza ko yumva Abarundi bahita bamwica. Mwezi wa kane Gisabo ingoro ye yari ahitwa Bukeye. Rubega akihagera umwami Gisabo yanze guhita amwakira, aravungisha, ariko bimusaba gutegereza mu gihe cy'amezi 3 yose abona kwakirwa. Mu butumwa bw'amahoro Rubega yagejeje ku mwami Gisabo harimo no kuba Rwabugiri yarasabaga ko igice kimwe cy'abasizi b'ibwami bagombaga kuva i Burundi bakazana na Rubega bakamuvugira ibisigo by'iwabo akumva n'inanga zabo. Ibi byose niko byakozwe. Rubega akiva i Burundi ako kanya bigwa bishinze yahise atangwa aricwa, kuko ngo byari bigaragaye ko ubutumwa yanze kujyamo mu Burundi nta byago byarimo, kuko Rubega yari amaze kuva y'amahoro. Ibyo byaranyazwe bihabwa Rubega nk'ingororano. Abasizi b'i Burundi bakigera ingeri aho ingoro ya Rwabugiri yari ishinze, batangiye kwigisha abo mu Rwanda ibisigo n'indirimbo. Biga ibyo bise ko ari byiza gusa, kuko inanga n'ibisigo byabo ibyinshi ngo byarimo ibitutsi ku Banyarwanda. Nyuma y'ibi Rwabugiri yohereje abayobozi b'ingabo bajyana n'abarwanyi benshi ahitwa rya Gisegenya, bahurirayo n'abaganwa b'i Burundi. Ku mpande zombi bazana inzoga n'ibimasa bakambika hamwe barasangira, banywesha imihemwe nk'ikimenyetso cy'ubwumvikane n'ubucuti bugezweho nyuma y'imyaka myinshi yo guhangana mu bitero n'intambara byahoragaho. Aha bahavuye bumvikanye ko Burundi n'u Rwanda batazongera kurwana ukundi. Intumwa z'abami b'ibihugu byombi nibo bari bamaze kubyumvikanaho. Ntibyasabye ko Kigeli Rwabugiri ahura na Mwezi Gisabo amaso ku yandi. Abarundi benshi bari batuye mu bice by'umupaka n'u Rwanda batonze imirongo miremire, bakaza baririmba berekeza ingeri ku ngoro ya Rwabugiri, bifuza kumureba mu maso no kwishimira agahenge n'amahoro u Rwanda rwari rumaze kumvikanaho n'Abarundi. Icyo gihe Rwabugiri yarabakiriye ndetse abatware babo abagabira amashyo y'inka, ariko kuko inka yabahaye zari nyinshi byasabye ko zimwe zambura abatware bo mu bice byari bituranye n'u Burundi. Ati wibagiwe hariya kukaniga kugariga imikweje kwa coyina ngwije nafurumbanye batatu wa gatandatu mugira impamba iby'intwari itabura intwaro kibamba nayigaruka ikibanda amacuma agomba kwegereza umuriro kuri ngingo na runyana nahamburiye abagore abagabo babo barandebera.
nyuma yo kumvikana n'abarundi igikorwa cyihutirwaga Rwabugiri yahise akurikizaho no kwimika Mibambwe wa kane Rutarindwa nk'uko ubwiru bwateganyaga ko buri Cyilima na Mutara yagombaga kwimika umuhungu wa Kimari Kigeli bagategekana. Ibi rero bikaba bitarakozwe ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera, ubwo ngo yumvaga ko yarasubije ibintu mu buryo, ariko abiru ibi barabimubuza nawe yanga kubyumva. Mibambwe wa kane Rutarindwa yimitswe ku itariki ya 22 z'ukwa 12 mu 1889. Iyo tariki iza guhurirana n'ubwira kabiri icuraburindi ryitura ku gihugu cyose. Mu mico ya Kinyarwanda cyari ikimenyetso kibi ngo gishushanye ibyago ku gihugu. Rwabugiri mu kwanga kumva ibyo yabwiwe n'abiru yararenze ahitamo inkundwa kazaye Kanjogera, abari ugirwa umugabekazi w'umutsindirano Yemana Ingoma na Rutarindwa. Ibi yabikoze agendeye ku rukundo n'amarangamutima yari afitiye Kanjogera, bihabanye cyane n'ibyateganywaga n'ubwiru. Kanjogera nta sano ya hafi cyangwa ya kure yari afitanye na nyina wa Rutarindwa wakomokaga mu Bakono, mu gihe Kanjogera yari umwegakazi. Ikosa Rwabugiri yari amaze gukora no gukura ubutegetsi mu maboko y'umuryango umwe bushyizwe mu wundi, abikora asa n'utabona ibyago byarimo mu myaka mike yari igiye gukurikiraho. Abiru n'abatware batashywe n'ubwoba, abandi bamugira inama ntiyabumva, agendera ku rukundo yakunze Kanjogera. Ibi byose icyari gihangayikishije benshi nuko Kanjogera nawe yari afite umuhungu we Musinga, bigasobanura ko kuba nyina yemeye kwimana Ingoma na Rutarindwa nk'umugabekazi w'umutsindirano, ubwo ako kanya bisobanura ko Musinga adashobora na rimwe kwima ingoma mu Rwanda. Abiru, abasizi n'abatware babigarutseho, abandi bagira inama Rwabugiri, ariko nta n'umwe yashatse kumva. Umusizi Ngurusi ati urugo rwije imbaga, Nyagasani nkwereke urundi rugo rugiye gushyira iherezo ku rwawe, urutsembe rugikubita. Rwabugiri atahura arengereye, urenze ku nshingano zawe, akazi ufite ni ugusingiza ubwami, si ukunenga ibyemezo byabwo. Ngurusi arahindura ati ndi umuyoboke w'abami. Benshi banenze Rwabugiri mu buryo bweruye, nubwo kumutinya nk'umwami byasunikiye hafi ya bose mu kwicecekera. Rwabugiri yatumye kumwiru Bibenga byabagaruka, wari umaze igihe atakiba ibwami. Atese Bibenga, icyemezo cyo kwimika Rutarindwa wacyakiriye ute? Nuko umwiru Bibenga abwira Rwabugiri yari amutumyeho, atumva sha, ugenda ubwire sobuja Rwabugiri utubundi wari usanzwe uri Kigeli mwene Rwogera, ariko umunsi wafashe icyemezo cyo kwimika Rutarindwa na Kanjogera wahise uhinduka Kimari cya Rurenge. Aha yagarukaga ku by'umutware w'Abarenge Kimari wishoye mu makosa yakururiye ibyago umuryango we n'Abarenge muri rusange. Abandi ntibumvaga uburyo Rwabugiri yahisemo Rutarindwa atabyaye ngo yime ingoma. Mu myizerere y'icyo gihe bamwe mu Rwanda babonaga ikirere cy'umugoroba bagaca imanza bati dore ikirere kibuditse amaraso, rwose Rwabugiri na Rutarindwa bazaniye ibyago igihugu. Ibi byose byanakozwe mu gihe bwami hari hashize iminsi haba umukonikoni kabuhariwe wavuye mu Bushubi yitwaga Bihomora. Ibushubi aho ubu ni muri Tanzania. Uyu niwe byavuzwe ko byanze bikunze ngo yakoze ibitangaza byo ku itariki 22 z'ukwa 12 mu 1889 ngo gakurura ubwira kabiri bukitura ku Rwanda mu gihe hari ibirori byo kwimika Rutarindwa. Uyu yagombaga kwicwa kubera iyo mpamvu, ariko kumwicira ku butaka bw'u Rwanda ngo basanze byakururira igihugu ibyago. Bahisemo kumushuka, bamuha amashyo y'inka, babwira Rugambarara rwa Buhoma wategekaga ibice by'Akagera batuherekeze Bihomora uyu mu mahoro yambuka umupaka asubira iwabo. Nyamara Rugambarara yari afite amabwiriza yo kumurenza umupaka, bakarenga agasozi kamwe, bakigera ku butaka bw'Ubushubi wabo agahita amutsindaho. Ukundira ko byakozwe nk'ikiguzi ku kuba Bihomora ngo yaratobye ibirori byo kwimika Rutarindwa akiha guteza ubwira kabiri. Ibi byose byo kwimika Rutarindwa byarangiranye n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryabereye ku Rucunshu. Ariko Mibambwe wa kane Rutarindwa nta cyabujije ko akomeza gutegekana na Rwabugiri. Hakurikiye ibitero byo mu Bushubi no ku Kidogoro, ari nacyo gihe cyateyemo icyorezo cya Muryamo cyatsembye inka mu gihugu. Umwami Kibogora wo mu Bushubi yari amaze gutanga, asimburwa n'umuhungu we Nsoro, ariko umuvandimwe we Rwabigimba ntibyamunyura. Haduka intambara mu Bushubi. Nsoro aza kubona ko atazashobora guhangana na Rwabigimba, ahitamo gusaba ubufasha i Rwanda. Ati Rwabugiri ndakwinginze rwose urandengere unkize Rwabigimba. Rwabugiri yumvise gusaba kwa Nsoro yemera kumurengera, yohereza ingabo mu Bushubi kurwanya Rwabigimba. Ahitamo Seruzamba mwene Kinani ngo abe ari we uyobora ingabo muri ibi bitero byo mu Bushubi. Ni igitero cyoherejwemo ingabo zatoranijwe mu Barasa, Ndushabandi, Inyange, Uruyange na Nyaruguru. Bageze mu Bushubi bahangana bikomeye n'ingabo z'u Rwarama za Rwabigimba, ariko Rwabigimba aratsindwa ahungira bugufi mu Burundi. Abanyarwanda bamaze kuhegukana insinzi, nuko umwami Nsoro mu Bushubi abakirira hitwa Keza. Baharambura imisambi myinshi ku buryo badakandagira hasi cyangwa ngo bicare ku byatsi. Nsoro abaha intwaro, imyambaro n'inka, yoherereza na Rwabugiri impano nyinshi amushimira. Rwabigimba yumvise neza ko mu gihe cyose Nsoro azaba ashyigikiwe na Rwabugiri atazigera amutsinda na rimwe. Ahitamo koherereza Rwabugiri intumwa amusaba kuva ku ruhande rwa Nsoro akareka bakirwanira hagati yabo.
ati n'ubundi rega Rwabugiri ni ibibazo bitureba nk'ibikomangoma bibiri byo mu Bushubi. Ndakwingize Rwabugiri uve muri iyi ntambara ngiyewe mpangane na Nsoro, nanjye ntumfashe wicecekere, ubundi nge nawe turebe imbwa n'umugabo mu Bushubi. Rwabugiri yenda inkota atsemba intumwa 8 Rwabigimba yari amaze kumwoherereza. Rimwe Rwabigimba yaje kubona amakuru y'uko Rwabugiri yari amaze kuva mu Gisaka, ahera ko yongera kugaba ibitero mu Bushubi. Nsoro yongera gutakambira Rwabugiri ati nyagasani dore nanone Rwabigimba bya bindi arabyongeye. Rwabugiri biramurakaza, nanone ahitamo kohereza ingabo mu Bushubi ngo zijye kurengera Nsoro. Ni igitero Rwabugiri yashinze Kabaka abari uyobora ingabo, yerekeza mu Bushubi. Nanone ingabo za Rwabigimba ziratsindwa, ariko noneho abanyarwanda bagumaye igihe kirekire. Byari bigoranye cyane ko abanyarwanda bakomeza kuguma mu Bushubi. Ntibashoboraga kunywa inzoga zaho ngo zarabahumanyaga, kandi no kunywa amata y'inka zaho z'ingweba nabyo ntibyashobokaga, cyari ikizira ku banyarwanda, kimwe no kunywa amashunushunu. Izi ngabo z'abanyarwanda zaguwe nabi mu Bushubi, abandi barahorota ndetse bamwe barapfa. Bahisemo guhimba amayeri, batuma kuri Rwabugiri bati nyagasani aha mu Bushubi Nsoro yahaye amarozi ingabo zawe, abandi ntituzi imyuka yabaterereje kugeza ubwo barara bahingishwa imirima batabizi, bugacya buzuye uburimiro ku maguru, abanarushye bidasanzwe, ntituzi uburyo bikora rwose. Nyagasani turasaba kugaruka i Rwanda. Ibi byababaje bikomeye Rwabugiri, agira umujinya, atuma kuri Kabaka ati nonaha hituta muri yombi umwami w'Ubushubi Nsoro, ntimumwice, mumunzanira hano mbereke. Mu guta muri yombi Nsoro habaye imirwano, abanyarwanda bahitana Gahene na Muhozi, abahungu babihomora ndetse n'abandi basanze ku ngoro ya Nsoro. Nsoro yatawe muri yombi hamwe n'umuvandimwe we Buyombo, umuhungu we Mukogoto n'umukobwa we Kambibi, n'abagore be Bihogo na Mukananika n'umugabekazi witwaga Mukuru. Aba bose bavanywe mu Bushubi bazanwa mu Rwanda, berekezwa mu Gihunya, nuko Rubanguka mwene Kabaka yerekeza mu Kinyaga kubwira Rwabugiri ko bose barangije gutabwa muri yombi bari no mu Rwanda nkuko yabisabye. Bose bahise bicwa, ariko hagati aho kugira ngo Nsoro n'umuryango we babe batuje, Kabaka yabanje kumushuka ko Rwabugiri agiye kumuha Igisaka akagitegekana n'Ubushubi, kugira ngo abanyarwanda be kujya birirwa bohereza ingabo mu Bushubi ngo zirinde Igisaka. Ibi byose birangiye, Rwabugiri ava mu Kinyaga yerekeza ku ngoro ye yo ku Nzinzi mu Bunyabungo. Akihagera ararwara araremba. Rwabugiri yaraharembeye ku buryo yagize umuriro udasanzwe, bakajya bamushyira mu nkuge yuzuye amazi bibwira ko biza gutuma umuriro ugabanuka, ku buryo yaje koroherwa yarashishutse umubiri wose. Bamwe bakagira bati Rwabugiri Imana zaramuvumye kubera icyemezo yafashe cyo gutsemba umuryango w'ubwami bwo mu Bushubi, kandi ngo umuzimu wa Nsoro ntuzatuza adahorewe. Indagu zagaragaje ko Kabaka ari we wataye muri yombi Nsoro akamutsembera abantu, akaba ari nawe wamwishe, ngo kugira ngo rero Rwabugiri azakire neza ndetse n'umuzimu wa Nsoro tuze, Kabaka yagombaga kwicwa. Nyuma yo kuva mu Bushubi no guta muri yombi Nsoro akanicwa ku mabwiriza ya Rwabugiri, Kabaka niwe wagizwe nyirabayazana, ariko yari amaze iminsi n'ubundi asa n'uwagizwe igicibwa nyuma yo kubwira Rwabugiri ati nyagasani ibicuruzwa biva mu bazungu nk'imyambaro ndetse n'amasaro, natwe tukaboherereza ubutare bwacu, bizatuma bakeka ko dufite ubutunzi buhambaye, bitume badutera, kandi numvise ko ari abanyembaraga bidasanzwe ku buryo nta mwami n'ingabo z'i Rwanda bazabatangira. Abandi bati ibi ni ubugambanyi, ni gute Kabaka ashobora kuvuga ko hari abanyamahanga baduhangara bakanatsinda Rwabugiri? Kabaka akwiye kwicwa. Abandi batware bari basanzwe bafitiye ishyari rikomeye Kabaka, kuko ari we wari umuhuza hagati y'umwami n'abanyamahanga bazanaga ibicuruzwa mu Rwanda. Kabaka yari atunze byinshi batashoboraga gukozaho imitwe y'intoki zabo. Rwabugiri ibi byose yakomeje kubyumva aricecekera, ariko arabyemera. Amaze gukira yahise yohereza umurambo wa Nsoro mu Gisaka. Kabaka aratangwa aricwa, umurambo we woherezwa mu Bushubi kimwe n'uwa Nsoro, abariho bose bashyingurwa. Ibi byose byabaye hagana mu 1892. Ni mu gihe na Byaterana bya Makombe wari umwami mu Bunyabungo nawe yaramaze gutanga. Mu Bunyabungo icyo gihe himbye Rutaganda wari ukiri umwana, umugabekazi Mugeni Gahwijima ari ufite ubutegetsi nyabwo. Hagati aho Rwabugiri nawe wagenzuraga agace k'Itambi mu majyaruguru y'Ubunyabungo. Nkiko Baramba niwe wari umutware w'aka gace, uyu nawe akaba umuhungu w'igikomangoma Bigomokero mwene Makombe. Aha ku Itambiri naho harashinze ingoro yo ku Nzinzi Rwabugiri yashoboraga guturamo mu Bunyabungo. Nkiko Baramba wari ku ruhande rwa Rwabugiri yagumuye na Ruhangara nawe wari igikomangoma mu Bunyabungo, bose bajya ku ruhande rwa Rwabugiri. Aha nanone Rwabugiri yari yiteguye kugaba ibindi bitero ku Bunyabungo, ahitamo kubitegura mu bihe Bunyabungo bwari mu nzara ikomeye. Rwabugiri yahisemo kohereza ingabo nyinshi mu Bunyabungo,
ni mu bihe ikirwa cy'Ijwi nacyo cyari kigabanijemo ibice bibiri, byombi bitegekwa n'abatware b'abanyarwanda, nabo bakohereza ingabo z'inkeramihigo za Mbwana mwene Bidaga n'ibidakurwa bya Kamaka mwene Gasindikira hamwe n'ibidaga ingabo z'undi mutware Mugenzi nawe wagannye Rwabugiri ava mu Burundi agatuzwa mu Kinyaga. Aba bose bivanze n'indi mitwe myinshi y'abarwanyi b'abanyarwanda batera ubunyabungo. Nanone igikomangoma Karara mwene Rwabugiri kuri inshuro niwe washinzwe kuyobora igitero. Ingabo zose zahurijwe hamwe ku kirwa Ibinja, baca mu Kivu batunguka Ibweramvura ku butaka bwagenzurwaga na Ruhangara. Uyu ni nawe Rwabugiri yashinze kuyobora inganguro rugo muri iki gitero. Abashakamba n'Uruyange kimwe n'imitwe ibiri y'ingabo zo kwijwi zarimo inkeramihigo n'ibidakurwa bose bagize uruhare muri iki gitero. Iki gitero ubundi cyari kigambiriye igikomangoma Kabi Kamakombe wari mubyara wa Ruhangara. Kabi yaratuye ku Kidogoro, ari naryo zina ryahawe iki gitero, igitero cyo ku Kidogoro. Nta ntambara ikomeye yabayeho. Igikomangoma Kabi yahise yihungira bageze ku Kidogoro basanga ntawe uhari. Ingabo za Ruhangara zahuye n'abarwanyi bake bahise batsinda ako kanya, ubundi boherereza Rwabugiri ubutumwa bamubwira ko barangije kugera ku Kidogoro. Rwabugiri nawe atejo muzave ku Kidogoro munsange mu Gishoke. Mu gitondo bwarakeye Rwabugiri asaba Kabare na Rutishereka kujya gushinga inkambi aho ku Kidogoro. Kabare niwe wari washinzwe kuyobora Uruyange na Rutishereka akayobora Abashakamba, kuko ari nawe wari wungirije Rutarindwa ku buyobozi bw'uyu mutwe w'Abashakamba atari imikwa. Aba Rwabugiri yaboherereje Nyaruguru z'igikomangoma Muhigirwa zijyana na Rwatambika Rwandamutsa, yohereza n'impamya kwica za Mbanzabigwi ziyoborwa na Rugenera rwa Migogo n'intaganzwa za Nturo mwene Nyirimigabo zayobowe na mukuru we Bihutu. Rwabugiri yohereje ingabo nyinshi zirimo n'ibigaza bya Mugenzi n'abashoza mihigo b'igikomangoma Nshoza mihigo mwene Rwabugiri bayobowe na Rukabura cumu rwa Bitebuka, hiyongeraho n'ingabo zo kwijwi inkeramihigo n'ibidakurwa. Mu Bunyabungo Rwabugiri nawe yarabiketse. Igikomangoma Kabi ntabwo yahunze mu buryo busanzwe. Akibona Abanyarwanda yihutiye kwerekeza mu bindi bice by'Ubunyabungo, ajya inama n'abandi batware muri ibyo bice ngo bahuze amaboko basubirana Abanyarwanda inyuma mu buryo butunguranye. Kabi yihuje n'abandi Banyabungo nka Rwabika, Mfizi, Kirusha, Mukungu n'abandi. Aba bose bazanye n'umugabekazi Mugeni Gahwijima bajya mu mpinga yitegeye aho Abanyarwanda bari bashinze ibirindiro. Atari ko mu babazima ubu Abanyarwanda ndeba birunze hariya mu gace gato kangana urwara kuriya nibo babateye ubwoba. Ni mugabe ibitero ntibarare ku butaka bw'igihugu cyanjye uyu munsi, ni mwihuta ahubwo muve muri ayo. Abanyabungo bahise bakora imirongo y'urugamba bagaba ibitero ku ngabo za Rwabugiri. Ibitero birakomera, baturuka mu bice byo mu Bushunguti, mu Rwanira no muri Henanzovu, ariko baratsindwa. Umwe mu bayobozi b'Abanyabungo Mukungu ahasiga ubuzima. Ibitero Abanyabungo bari bagabye ku manywa baratsinzwe, bahitamo gutegura iby'ijoro. Abanyabungo mu ijoro bahisemo gufata bamwe muri bo bakamanuka bavuza induru, Abanyarwanda bakabakurikira mu gihe abandi baturuka inyuma yabo bucece bakabarimbura. Ibi Abanyarwanda nabo barabiketse, bohereza Abashakamba mu cyerekezo gitandukanye n'aho Abanyabungo bavugirizaga induru. Abanyabungo bashakaga gutungura ingabo za Rwabugiri, abari bo bagubwa gitumo, Abashakamba babahukamo n'amacumu, Abanyabungo bakwira imishwaro. Haciye iminsi Abanyarwanda baguma mu birindiro bari barashinze mu Bunyabungo, ariko rimwe Umunyabungo umwe yegera ingabo z'Abanyarwanda zarimo Abashakamba n'Uruyange bari baragiye, arabarembuza ati muze mbabwire. Nabo baturashaka ikisha, bati ubundi witwa nde mbere ya byose? Uwo Munyabungo ati ndi Ndaruhutse mwene Mutsinzi. Baticeceka wa Munyabungo we w'umubeshyi, wowe ukitwa Ndaruhutse ute kandi umwami wanyu yirirwa bandagaza mukava mu ndorwa mukerekeza aha mukahava musubirayo, warangiza nawe ngo witwa Ndaruhutse? Nta soni. Uyu Munyabungo nawe atireka mbabwire rero, mubare iminsi 3 buhereye ubu, umunsi wa 4 azaba ari ku cyumweru, umunsi uzakurikira ku cyumweru tuzabagabaho ibitero tubatsembe mwese, nta numwe uzivana mu Bunyabungo. Mu biganiro hagati yanyu mu byumvikaneho, kandi uwo munsi mwese muzabe muhari mwitwaje n'intwaro n'abarwanyi babishoboye kurusha abandi muri mwe, kuko azaba ari ibyago kuri mwe n'umwami wanyu Rwabugiri. Ni inkuru Abanyarwanda bari mu Bunyabungo bahererekanije ndetse na Rwabugiri mugeraho, ariko bose nta numwe wabyitayeho. Batariko yemwe Abanyabungo bakaba abanyamashyengo bagakabya. Ni he mwabonye umuntu ugambiriye kugaba ibitero yarangiza akajya kubimenyesha abazabigabaho? Abanyarwanda barabisetse cyane ku buryo ku munsi wa mbere ahubwo abatware n'abayobozi b'ingabo nka Kabare, Rwatangabo na Kamaka biviriye mu nkambi berekeza mu bindi bice. Baritemberera barushye bafata umwanzuro wo gushaka ababaherekeza bakerekeza Ibweramvura kwikezereza Rwabugiri no kumuganiriza. Bageze Ibweramvura baranamwara basanga Rwabugiri atariyo, yerekeje ku yindi ngoro y'uruganda mu Kinyaga. Nabwo yari yongeye kurwara agenda mu ibanga atabasezeye. Nk'uko Umunyabungo Ndaruhutse yabibabwiye, Abanyarwanda bakabinyega
ku munsi yababwiye koko bagiye kubona babona imisozi yose ibakikije yuzuyeho abanyabungo benshi cyane ku buryo batigeze banamenya ko ubunyabungo bwashoboraga kuba butuwe n'abantu bangana batyo. Urugamba rwatangiye ubwo. Ku ruhande rw'abanyarwanda, Rutishereka warindwanye cyane arabayobora. Abanyarwanda bari ku murongo umwe, impera zawo ari impembe, hagati bakahita ku mukondo. Abanyabungo bo bari ku mirongo myinshi, bamwe inyuma y'abandi, buri murongo ukitwa umubibi. Bamwe inyuma y'abandi, abanyabungo bakoze imirongo migari igera kuri 6. Mu mibare bari bakubye abanyarwanda inshuro nyinshi cyane. Mu gihe umurongo w'imbere wabaga ushegeshwe cyangwa barushye, abanyabungo basubiraga inyuma bagasimburwa n'abari inyuma yabo, bagasimburana batyo. Mu misozi yo hakurya y'uruzi rwa Mpungwe, abanyabungo bari benshi cyane, bica abanyarwanda benshi, abandi barakomereka. Ariko abayobozi b'inkeramihigo bari muri iki gitero bigira inama, babwira n'abandi bati mwebwe nimureke twe turwane n'aba banyabungo bari ku murongo wa mbere, naho mwebwe abasigaye ntimwite kuba imbere, mufate imiheto mupima b'inyuma yabo, ubundi muze kureba ko tutabashushubikana mu kanya gato. Uko niko byakozwe. Abanyabungo bakwira imishwaro, abari imbere babura babasimbura, bareba inyuma yabo bakabona bagenzi babo imyambira bahuranye ubutitsa, barihungira. Abanyabungo baratsinzwe, bongera kwambuka Mpungwe. Ni urugamba rwabaye abatware barimo Kabare badahari. Bamenye ibyabaye, Kabare ati mbega ibyago mwokagira Imana mwe, iyo abanyabungo basenye ibirindiro byacu ntahari, nta kindi cyari gukurikiraho, nari guhita niyahurira aha. Rwabugira kimenye iby'insinzi y'abarwanyi be ku banyabungo, yahise agaruka ibwera mvura byihuse, ndetse abagize uruhare rukomeye muri iyi ntambara barashimwa baragororerwa. Abanyabungo bacitse intege. Rwabugira abwira abarwanyi bati nubwo mwegukanye insinzi ni ibitero mwagabweho, ubu noneho nimuve mu birindiro mubakurikirane kugeza ubunyabungo bwose tubwigaruriye mu minsi mike. Yahise asaba ko abarwanyi bari ku ngoro yo ku Kidogoro bagumana nawe aha, naho ingangurarugo zikagaba ibitero ku ngoro yo ku Bukari kwa Mfizi mu byerekezo by'igishanga cy'Akanywiriri no ku Mwogo ku murwa mukuru w'ubunyabungo aho na Rutaganda yaraherereye. Nta ntambara yabayeho, aho abanyabungo bakubitaga amaso abanyarwanda bahitaga bihungira. Abandi banyabungo bahungiye mu rufunzo rwa Nyakamira, abandi bahurira ku Buzigire kwa Muzuka, abandi basigaye bongeye guhungira mu rufunzo rw'Akanywiriri nanone. Aha Kirabaye yari yarahagize ubwihisho bw'umutamenwa n'ubuhungiro bwa nyuma ku banyabungo. Abanyarwanda bamukurikiyeyo baratsindwa, ahagwa benshi barimo na Rugeyo rwa Kagabo wo mu ngangurarugo, ariko abanyabungo babonye ko nta yandi maherezo, bamwe mu batware babo bahitamo kwitanga no kuyamanika, bagasaba imbabazi kwa Rwabugiri. Muri aba harimo Mfizi, Gituza ndetse n'abandi benshi. Kiraba we yaramaze guhitana abatoni ba Rwabugiri barimo Nyirimigabo na Nyamushanja. Ibi ntiyari kubikozwa kuko yarazi neza ko nta mbabazi na nke ategereje mu maso ya Rwabugiri. Muri ibyo bihe kandi Muniga Nkiko mwene Buki ku ngoro ya Rwabugiri Mabungo mu Bufumbira abanyaza amashyo y'inka, agaruka yirata imyato anasaba kubishimirwa. Ariko inka yazanye u Rwanda n'intambara ye mu Ndorwa byose byari bizaniye ibyago abanyarwanda, bimwe mu byago batigeze bibagirwa na rimwe mu mateka yabo. Inka Muniga Nkiko yanyaze mu Ndorwa zazanye icyorezo cya Muryamo, nuko azizengurutsa hose ahereye mu Bufumbira yerekeza Ruganda ku ngoro ya Rwabugiri ngo amumurikire inka zitagira uko zisa yaravanye mu Ndorwa. Aho yanyuzaga izo nka hose niko zanduzaga izindi. Arakomeza yerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu akwirakwiza Muryamo, maze inka mu Rwanda zirarimbuka karahava. Muniga Nkiko yahise avanwaho ubutware bwose, aracibwa asubizwa iwabo mu Kabagari. Akigerayo yohererezwa umwishi aranamuhitana. Ibyago byituye ku Rwanda bikurikiranye, Rwabugira buri uko abigenza. Uretse Muryamo yatsembaga inka, niko n'abantu nabo ubushita bwabigirizagaho nkana. Ubushita na Muryamo byombi byadutse mu Rwanda mu 1893. Ubunyabungo bwasaga naho bwarangije kwigarurirwa n'u Rwanda nyuma yo gutsinda mu bice byinshi. Umwami Rutaganda n'umugabekazi Mugeni Gahwijima nabo ntibari bagafashwe, kimwe n'ingoma ngabe yabo Karyamahugu. Ibi byari ingenzi kugira ngo Rwabugiri yemeze neza ko yarangije kwigarurira ubunyabungo. Umwami w'abanyabungo na nyina Mugeni bari barahungiye mu majyepfo ahitwa Ibishugi kuva ku ngoma ya Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Aka gace kari gafitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Ibi Rwabugiri yishutse ko biza gutuma asaba umutware waho Katabirurwa ngo afate Rutaganda na Mugeni Gahwijima abamwoherereze, ariko ntibyari gushoboka kuko Mugeni yari yararangije kurongorwa na Katabirurwa. Aha nta mahitamo yandi Rwabugiri yari asigaranye, ahita ategura ibitero byiswe ibyo ku Rusozi, aho aba bombi bari baherereye, ubu ni muri Bukavu. Yoherezayo intasi ebyiri, Rubago rwa Nyamunonoka na Samusaro wa Sebatara, bagana kwa Katabirurwa babeshya ko bahunze Rwabugiri. Hashize iminsi mike Rubago aragaruka, ayobora ingabo za Rwabugiri azigeza kwa Katabirurwa. Ahoherejwe ingangurarugo, Abarasa, Nyaruguru n'abandi barwanyi bo mu Kinyaga, ziyoborwa zose hamwe na Rwangeyo mwene Nyirindekwe.
Katabirurwa yatunguwe no kubona ingabo z'abanyarwanda zimwituye hejuru mu rukerera atarabyuka. Ako kanya aba yiciwe mu nzu ye. Yabanje kwirwanaho abyuka icumu rye, abarihamije Mujugira wo mu Nyaruguru amutsindaho. Yeguye inkota ngo akomeze imirwano, uwitwa Rugori rwa Nkomati nawe abangura icumu amwahuranya agatuza. Katabirurwa go haryo. Umugabekazi wo mu Kinyagamugeni Gahwijima nawe abyuka ahunga, ariko Gakara ka Nyagashi amutangirira mu nzira, abatawe muri yombi. Naho umwami w'Abanyabungo Rutaganda we ntiyari yaraye muri iyo nzu, yarahirirwaga bwamara kwira akajya kurara ahandi. Aya ni amakuru umunyarwanda n'umwe atarazi. Baramuhiga baramubura. Rwabugiri bakimara kumuzanira Mugeni Gahwijima aramwitegereza ati ntukira umugabekazi waho ariho hose, nanjye sinteganya kukwica, nzakure kubeho ariko uri umujakazi. Mugeni ati Rwabugiri wewe wamaze abantu bawe, ninjye ushaka kureka ndi buzima? Ntiwigore, nushaka unyice ntacyo bizakungura. Nari kubabazwa n'umwana wanjye Rutaganda, ariko igikomeye kuri njye nuko utazigera ubucira iryera na rimwe, yagucitse. Ibisigaye byo ukora ibyo ushaka, nta mbabazi ngusaba. Mugeri yasabye ko bamwereka Mugana, baramuhamagaza aramureba. Ati uyu niwe Mugana? Uyu niwe Mugana utegeka amajyepfo y'ikirwa cy'Ijwi? Ati wa mugabo we niwe watuzengereje n'amato yawe, uragatsindwa nta kindi. Ku mugoroba wakurikiyeho Mugeni Gahwijima yahise yicwa. Ibyo mu Bunyabungo birangiye Rwabugiri yagarutse mu Rwanda. Asigaye ingabo ze agana mu Kingogo ahashinga ingoro yatuyemo ikageyo. Icyorezo cya Muryamo hagati aho cyari cyararangije kwambuka Rusizi, kirimo kinatsemba amashyo y'inka mu Bunyabungo. Inzara iratera n'ingabo zirasonza. Rimwe Bisangwa bya Rugombituri wategekaga ingabo z'ibwami, akaba ari nawe wayoboraga agace kose Rubengera yari ibereye umurwa mukuru. Ava mu nkambi y'ingabo azunguruka ibice byaho asura abaturage. Akihava ingabo zirigumura zitumva, ntabwo inzara igiye kudutsinda ishyanga, ntabwo Rwabugira azatwica ngo twese atumare. Muhoge twitahira Rwanda dusanga abagore n'abana bacu, kizaba kizabe turebe. Bahera ko bati ibyo birindiro bigarukira mu Rwanda. Iyi nkuru Rwabugira yakiriye ikageyo, ahita akoranya inama. Ataba abantu bagenze ntebiha guta ubutaka nabashinze kurinda. Bamugira inama yo kutabica, nubwo ari cyo gihano nabo bari bazi neza ko gishobora kubageraho. Aho kubica bose baranyazwe n'imiryango yabo, ariko abandi nka Gacinya nabo babigenderamo, kandi we yararwariye mu Bunyabungo agapfirayo. Abahungu ba Gacinya, Gihana na Gakwavu nabo baranyazwe, kandi Rwabugira ubwe ari we wabahaye ikiruhuko ngo bajye gushyingura se. Nuko bagaruka kwa Rwabugiri batitwe ntitwagomye rwose, ntitwanataye inshingano twahawe, ariko dore natwe turanyazwe. Rwabugira agwa mu kantu, kandi kwisubiraho ntibyashobokaga. Abandi nabo babagirira impuhwe, ariko nyuma abandi babiteramo urwenya bati byose ni amakosa ya so Gacinya, ubundi we yaritoye ahitamo gupfira iki mu Bunyabungo. Yabaretse ni munyagwe nta kundi nakazi kanyu. Aho wahagiriye amahirwe ni Rukaburambuga rwa Kanyankore, nawe yari yasabye ikiruhuko ava mu Bunyabungo mbere yuko bagenzi be bigumura bakahava bakigarukira mu Rwanda. Uyu nawe ibyo byahawe Barikage mwene Bisangwa, ariko Bisangwa aramubwira tubyemere, ariko ntihazagire ikintu na kimwe cya Rukaburambuga utwara. Ibyo babimurekeye mu ibanga, ntihagira n'umenya uko byagenze. Aha niho dusoreje igice cya gatatu kirabanziriza icya nyuma ku rutonde rw'ibiganiro bine ku bitero n'intambara z'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Mu gice cya nyuma n'ingingo eshatu tuzagarukaho zirimo guhura kwa Rwabugiri n'abazungu, ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'Abanyaburayi muri ibyo bihe, ndetse n'ibitero muri Karagwe na Nkore no gutanga kwa Rwabugiri. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi. Ugikurikira ku Isango Star, ukakigiramo uruhare wandika kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Nawe ubutaha, shalom. Barashinze bawuhushe Rwabugiri mwene Rwogera nka Gahindiro kandi bamwe. Yaraburakuye rero umwambi waje waka umuriro, Rwabugira hejuru umwambi hejuru, ajya hirya umwambi ujya hirya, ajya hasi umwambi ujya hasi, agarutse hino umwambi uragaruka. Ubwo bamuramutaha atangiye gutaratamba ati nari ndamasiye mwicuya kiramurenze. Rwabugira arasimbagurika umwambi wagiye ugana ibirenge, kuko Rwanyonga yari yawubwiye atari ko wa mwambi uratajya Kabarore ariyo ndangamuganzanya, ariko ntutanga amarira mu gihugu. Yari yawubugije kugana mu cyica, ariko kandi kuzagaragaza inkovu.